ntabwo najya kubaveba ngo ntibamfashije. Barahari bagize icyo bakora, babimenye. Like Apostle Mignone ndamushima cyane, afite ikintu yakoze amaze kumenya ikibazo nagize. Nubwo hari abantu babivuga ukundi, ugasaba barashashariza, barabivuga nyine nkaho hari ibintu biraho, ariko ubu ndi umwana wo kuvuga ibintu bidafite fact. Na Apotre Gitwaza nawe yaramfashije nkubwiza ukuri. Utubwiye yuko wagiye usavinga ingoma zitandukanye uko zagiye zikurikirana muri ADPR. Ndenda kukubaza ikibazo kiragira ngo nkaho umuntu umaze igihe kinini mu itorero rya ADPR, ubona uko ingoma zagiye zikurikirana zose ko wazidusobanuriye, ubona ingoma yakoze ibikorwa bikomeye ku itorero rya ADPR ari iyihe? Ese iyo unenga ni iyihe? Akoze elimination gusa nyine wenda ndabyemera iyo umuntu ari gukubura rimwe na rimwe kubura ibishingwa akajyana muri ibi by'umumaro. Ivuga ngo nimuhore mukenyeye mu mitima, amatabaza yanyahore yaka, aho gutanyura imyenda yanyu ahubwo mutanyura imitima. Imyambaro yacu ntibi bitenge cyangwa imishanana, imyambaro yanyu ibimirimo imwe yo kwera no gukiranuka. Yega Nimutwemerere dutangire tubasuhuza, tubahereza ikaze kuyobokamana TV. Ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukabakorera ibiganiro bigiye bitandukanye, biba biza bisubiza ibyo mugenda mwibaza mu buryo bugiye butandukanye. Ni Joel rero muri kumwe kuri kamera, ariko ndi kumwe na mugenzi wanjye uri inyuma ya kamera, muri buze kugenda mwumva twunganirana muri iki kiganiro. Ndabasuhuje rero mu izina rya Yesu aho muherereye hose, abari mu ntara y'Amajyepfo n'Amajyaruguru, Iburengerazuba n'Iburasirazuba, mu mujyi wa Kigali, ubwo no kuvuga mu Rwanda, ndetse n'abari mu gihugu cya Uganda n'ahandi hatandukanye ku isi, muri diaspora mu bihugu bitandukanye. Mwese ndavuze ngo Imana y'amahoro igikomeza guhira imirimo y'amaboko yanyu, kandi iginyuza kugira neza mu maso yanyu ko bwije nuko bukeye. Wowe ureba ikiganiro nk'icyo ukabubabaye, urarwaye, urarwaje, ufite ibibazo bitandukanye, wizere yuko Imana itabara abandi bantu nawe izagutabara, nk'uko ijambo ryayo rivuga ngo naho yababaza umuntu ntibikora iteka, igeraho ikamugirira ibambe, ikamwishimisha ibyishimo bingana n'igihe yababarijwe imyaka ye y'ibyago ikayivunjamo ibyishimo. Wowe wishimye rero ujye ukunda gutabara abantu bababaye, kumwe wa muririmbyi yabiririmbye ngo abajyana na Yesu gutabara abandi nibo bazagabana ku mugisha w'Imana. Twinjira mu kiganiro rero, mwene data ndamwakiriye kugira ngo tubashe kuganira. Joel, uraho neza? Muraho neza. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe cyane. Twishimiye kukubona. Umeze neza? Meze neza, ndakubona kabisa. Uri smart, urasa neza. Yego. Imana ishimwe kwikurinza. Amen. Hanyuma turashimira Imana ko ikomeje kutugirira neza no kuturinda, kandi ikabikuzigamye nawe ukiri muzima. Imana ihabwe icyubahiro. Uri umuntu uzwi cyane munini. Ejo nari ndimo nitegereza ku bitangazamakuru bitandukanye, nza gusanga hari abantu benshi bagiye bakuvugaho, bamwe bakuvuzeho neza, abandi bakuvuzeho bashyiraho dukomantere nk'uko uzi ibinyamakuru uko bimera. Ntabwo wabuza abavuga kuvuga birumvikana. Bavuga bati se Joel ko atakiboneka mu bitangazamakuru iyi minsi, Joel ko atagikora inkuru cyane, Joel ko asigaye ari Bugande, yaje mu Bugande mu biki, ni ibiki byamuzanye, ese yaba yarakoze ibintu bikomeye mu Rwanda, iki byatumye ava mu Rwanda akaza muri Uganda? Joel, ndashaka ko duhera aho ngaho. Abantu bafite impungenge ku Joel ari muri Uganda. Icya kabiri, Joel ko atakiboneka mu itangazamakuru cyane nk'umuntu w'umusitari uzwi mu iyobokamana, cyane mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku isi hose ku bantu bakoresha ururimi rwacu. Joel uri umusitari urazwi cyane, ariko ikibazo kirabaza ngo Joel kutaki habaye iki? Joel, yego, habaye iki? Tutangirira aho ngaho. Ni ikibazo cyiza kandi abantu benshi bashakaga kumenya cyangwa kumva nakivuzeho, uretse ko ntari buze kuvuga ibintu byinshi n'ubundi. Ntago ndi buze kuvuga ibintu byinshi, dore ko ibintu byinshi muri cyo nagiye mbikomozaho mu buryo butandukanye mu biganiro nakunze gukora. Ariko wenda mpereye aho ngaho,
impamvu ntari nkigaragara cyane ku Iyobokamana TV no kubera nyine ibibazo kandi bibaho cyane, ntabwo abantu bahora mu bisubizo. Hari igihe ibihe bihibindi, hari igihe cy'amunezero, hakaba igihe cy'amahoro, ariko hagashobora kuba habaho n'igihe cy'intambara z'umuntu. Ntabwo intambara y'umuntu avuze intambara ntabavuze y'amasasu gusa cyangwa ishyanga riri kurwana n'irindi. Mu buryo rero butandukanye ibibazo bishobora gutuma nyine umuntu abura cyangwa adakora neza nk'uko byari bisanzwe. Abibaza impamvu Joel atari Kigali cyangwa atari mu Rwanda akaba ari muri Uganda, byo natangira nsubiza ko ari uburenganzira bwanjye. Ubundi nta tegeko rivuga yuko ngomba kuba mu Rwanda forever gusa, cyane ko East Africa yabaye imwe. Nshobora gukorera n'ahandi, uko nkorera i Kigali nshobora kunyaruka nkaza na Kampala nkahakora umurimo, ibiganiro bitandukanye, nkajya mu Nairobi ngakora, nkajya Dar es Salaam muri Tanzania ngakora, nkajya n'ahandi kure ya Afurika cyangwa n'ahandi muri Afurika ngakora ibiganiro cyangwa nkabigera runaka. Nta tegeko rivuga ko umuntu agomba guhambirirwa muri peyi natale cyangwa mu gihugu avukamo gusa. Icyo cyo wenda nabanza kubwira abantu gutyo, wenda niyo navuga impamvu, ariko abantu ntibumve ko hari igikuba cyacitse. Ababona umuntu yaje yavuye mu Rwanda cyangwa no mu kindi gihugu akimukira mu kindi cyangwa akajya mu kindi, bagahita batangira kubwira abantu cyangwa kubwira rubanda runaka yahunze igihugu, runaka yatorotse igihugu. Mu by'ukuri n'ubundi ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo. Guhunga igihugu cyangwa gutoroka igihugu ni ikindi kintu gishobora kuba kiremereye ku mpamvu zishobora kuba zitandukanye, ariko ntabwo kuva mu gihugu ukajya mu kindi kose ari uguhunga igihugu cyangwa ari ukugitoroka. Nicyo wenda naheraho nsubiza gutyo. Jowe, ari akantu gato wakomojeho, waruvuze ngo ntabwo ushaka kubijya deep cyane ibibazo byakubayeho, ariko nkurikije ibitangazamakuru hariho, ntabwo nshaka muri iki kiganiro tuvuga amazina y'abanyamakuru cyangwa ibitangazamakuru ngo tubivuge mu mazina, ariko hari ibitangazamakuru byagiye bivuga bati Joel ko yafashije abakozi b'Imana benshi, Joel ko yafashije abantu benshi cyane, ari benshi yagiriye neza, Joel ko yagiye akorana ibiganiro n'abashumba bakomeye n'abantu b'abayobozi benshi mu nzego zitandukanye, Joel ko yagiye amenyekanisha abantu benshi cyane. Ikibazo Joel yaba yaragize cyatumye ba bantu bamutererana ntibabe bahagararana nawe ngo bagize icyo bamufasha, icyo kibazo Joel yagize ni iki? Ariko naje kwiha igisubizo igice. Abanyarwanda babyaye umwana bamwita bakundukize. Burya abantu bakunda umuntu uri mu buzima bwiza. Hari igihe wageze mu bibazo ntumenyera inshuti, ukamenya umuntu ugukunda n'utagukunda, umuntu uzakugirira umumaro cyangwa se uwakonkaga gusa ari ukwigendera. Wenda utararengaho nanjye nagira icyo mbivugaho. Buriya ikintu gikomeye, nubona ukora akazi ko gutanga serivisi ku bantu, yego ntaka wenda k'itangazamakuru reka ari ryo mvuga, abantu benshi bakubwira ko bagukunda, abenshi ntabwo bakunda wowe, bakunda ibyo ukora, nyine bakunda serivisi ubaha, sibyo? Kuko reka nkubwize ukuri, uretse ko ntabwo nagiye mbikorera ngo bazanyiture, oya, ni ukuri pe, ntabwo nagiye nkora neza mu murimo w'Imana mvuga ngo nziturwe n'abantu. Kandi abantu banyumve neza, nta n'umuntu ufite inshingano cyangwa umukoro wo gukemura ibibazo bya Joel kubera yuko ngo abantu bazi ko ngo namufashije cyane. Rwose ntazagire icyo gishyireho umucyo. Joel yafasha abantu, cyangwa Joel ubona avugira abakozi b'Imana mu buryo butandukanye. Njyewe nagiye mvugira abakozi b'Imana cyane, njye mbyiyiziho n'imvune byanteye, n'abantu bo ku ruhande batari babandi hari abantu baba negatifu gusa, bareba ibibi gusa cyangwa bakareba komenti babita abakontresigisi. Abantu batari abakontresigisi barabizi neza ko Joel ndi umwe mu bantu bagiye bahagarara ku bantu b'Imana cyangwa ku madini n'amatorero mu bihe byabaga bafite ibibazo bigomba gukemuka
kuri social media ibyo bavuze wenda nshobora no gutanga ingero like njye nsengera mu itorero rya ADPR. Papa wanjye yari umukozi w'Imana, yari umushumba warikoreye mu gihe gitandukanye, yabaye umuyobozi w'amaparuwasi atandukanye muri ryo. Agiye gutabaruka, mbere gato yuko atabaruka nari ndimo nganira nawe icyo gihe nagiye mu rugo, arambwira ngo mu bintu uzitondera cyane, uramenye ntuzigere usenya umurimo w'Imana uvuga nabi itorero rya ADPR cyangwa ubuyobozi bwaryo. Icyo kintu ngisigarana nk'umurage wa muzehe. Na mbere yaho n'ubundi ntabwo najyaga mvuga nabi cyangwa ndwanya itorero rya ADPR. Unkurikire neza, n'ubu nakundaga kubashyigikira nk'umukristo ariko nk'umunyamakuru wari ufite n'amahirwe yuko ikinyamakuru cyanjye cyangwa ibitangazamakuru byanjye bikurikirwa cyane n'abakristo ba ADPR kubera icyo kintu cy'amateka. Joel wo kwa pasiteri runaka, Joel nawe w'umukristo muri ADPR, ku buryo nakubiswe inkoni nyinshi nzira itorero rya ADPR. Ubwo ndashaka gukomoza ku cyo warumbajije. ADPR tise wakubiswe inkoni nande byagenze gute? Itorero rya ADPR nagiye ndihagararaho cyane, sibyo? Kuva ku ngoma, urumva ingoma ubundi zizwi muri ADPR cyane cyane mu bihe byacu. Mbo hari ingoma ya Usabwimana Samuel waje guvaho, ingoma ya Sibomana Jean, haza kuzi ya Sibomana Jean n'ubundi na ari kumwe na Tom Rwagasana, aza kuvaho hazi ya Karuranga Efremu ari kumwe na Karangwa John, haza kuvaho ya Karuranga hajyaho iya Ndayizeye Izayi ari kumwe na Eugene Rutagarama. Ubwo ndavuga uko zagiye zikurikirana. Izo ngoma zose za ADPR nta nimwe Joel atahagararanye nayo. N'abantu babyitiranya ugasanga barirwa bambwira ngo ariko ko kubera iki ngo Izayi ngo wamufashije ngo ibintu byinshi ngo ukirirwa umuvugira ngo abandi bamurwanya bamututse ngakaba ataragize icyo akumarira. Nukuri kose ntabwo ingoma ya Izayi yonyine nafashije. Nge nta nubwo nafashije Izayi, nafashije itorero rya ADPR, juste nafashije itorero. Nta muntu ngewe navugiye, nta muntu nari mfite inshingano yo kuza kuvuga ngo niwe ndi gushyigikira, ahubwo nge nashyigikiye itorero muri rusange kuko n'izindi nazishyigikiye. Urumva? Yego Joey. Rero mvuga ku itorero rya ADPR, impamvu ariyo mpereyeho nsubiza icyo kibazo nuko muri comment nagiye mbona ku biganiro ari abanyamakuru ari bati ingoma ya Izayi n'abandi bantu ko ari wo Joey avugira cyane itorero rya ADPR ritagufashije. Nge ntabwo nakoreye cyangwa nakoraga inkuru z'itorero rya ADPR cyangwa mvugira itorero rya ADPR kugira ngo bazanyiture. Yego. Ntabwo kugira neza ntabwo biteramwe abantu. Erega nawe ni umuhamagaro. Mu itorero dufitemo abaririmbyi, tukagira abavuga butumwa, tukagira abanyamasengesho. Ntabwo babikora kugira ngo itorero ribahembe, ahubwo ni umuhamagaro. Umuhamagaro nk'indi. Iyo niyo calling yawe rero. Niyo calling yanjye, ni yuko ndi umunyamakuru ukora itangazamakuru rya Gikristo. Ubona ADPR hari ibyayihagurukiye, ADPR abandi banyamakuru bagiye kuri social media bakayivuga nabi bakayituka. Joel nanjye nkaza nkira umucyo kubyo bavuze cyangwa ngerageza kuyivugira. Kandi Joel abantu badukurikiranye iki nacyo bakimenye. Buriya mu mihamagaro umuntu wese akoreshwa bitewe n'umuhamagaro arimo. Hari abantu batabarirwa mu ndirimbo, hari abatabarirwa mu masengesho, hari abatabarirwa mu ijambo ry'Imana. Ariko Joel ndashaka kugutangariza yuko Iyobokamana TV yakijije imitima ya benshi. Ibiganiro bicaho byagiye bitanga umucyo ku itorero, ku gihugu, byatanze umucyo, abantu bamwe barakizwa, abandi barahembuka, abandi barakira. Ubuhamya bwagiye bugaragara. Rero kuba waragiye ukorana n'ingoma zitandukanye z'ubuyobozi bwa ADPR,
turenda kumenya umucyo kuri iyi ngoma iriho ni gute Joel ubanye nayo, kuko komantere zirerekana ngo wibanze mu gukorana n'ingoma ya Isaie cyane, usa nkaho ari we ukunda protectinga uvugaho cyane nk'ibyo. Ndashaka aho ngaho bari utinda cyane. Rero uranyihanganira, dushobora kutaza kubyemera kimwe. Njyewe kuva ku ngoma, reka mbere kwa Tom. Kwa Tom Rwagasana. Yego. Ingoma ya Tom Rwagasana nimwe mu ngoma zagize ibibazo byinshi muri ADPR. Sibyo? Cyane. Habayemo bombori mu gihe cyo kubaka hoteli ya Dove. Zikomeye, kubaka Dove hoteli, umusanzu wa Gisozi, biki byose reka kurya biza no kurangira bagiye no muri gereza. Cyane. Ariko ni ingoma nagiye nkorana nayo cyane kandi mu buryo buri positive thinking. Njye mfite ibitekerezo byo gushaka kubaka umurimo w'Imana muri rusange. Bya bindi nyire byanjye ya kamere yanjye. Ingoma ya Isaie rero bavuga, nanjye byo rwose nkubwiza ukuri ndabizi, kuko abantu barabimbwira. Barafatira gute Isaie n'ingoma ye, ukuntu wamuhagazeho ukamuvugira. Kandi koko ingoma ya Isaie impamvu bayivuga utyo nuko nayo ari imwe mu ngoma zahuye n'ibintu byinshi cyane, kubera ko yaje ari ingoma ikora impinduka. Urumva? Kandi impinduka zibamo induru, ziragora, zinazana byinshi. Sibyo? Zizana byinshi, abantu bari gukora n'impinduka banarwanywa cyane, kubera ko baba bari kuzana ibintu bidasanzwe, babyentroduwiza ahantu nyine bari guhindura ibintu. Iyo ngoma rero yabayemo ibintu byinshi pe. Sibyo se? Imaze kubamo ibintu byinshi, Joel rero n'ubundi nkaba ndi wa muntu uzwiho gushyigikira abakozi b'Imana. Yego. Mu buryo butandukanye. Yego. Sibyo? Noneho nkayivugira rero nkuko navugiye n'abandi. Joel, muri komantere hari wavuze ngo bishobora kuba birimo n'icyene wabo, ngo kuko iyo witegereje isura ya Isaie ukitegereza n'iya Joel ngo basa naho basa. Ibyo urumva ni ideology y'abantu. Ababyibaza ubundi babagira ngo Isaie ankorera iki cyangwa ADPR ikora iki kuri nje. Mu by'ukuri ukurikije deparito murimo y'itangazamakuru n'uburyo wagiye ugerageza gutanga umucyo ku makuru ajyanye yerekeranye n'itorero, bamwe baravuga bati Joel yakabaye yarahawe n'inshingano z'ubupasiteri agakurira deparitoma y'itangazamakuru muri ADPR. None reka nkubwize reka ngusubize iki. Uretse Imana yo mu ijuru yamfata ku ngufu. Ku ngufu zayo niba inafata ku ngufu simbizi njyana ibintu najya nemera. Imana sifata ku ngufu. Uretse gatoya nyine. Uretse nyine reka dusipoze ko ubwo yabikora byabayeho. Ikazi kamfata ku ngufu. Urumva? Yego. Akaba ari y'injyana mu nshingano za gishumba. Ariko ngiye ubwanjye kubera ibikomere ngira. Natewe na ministeri y'abashumba. Apana ba ADPR. Abantu mu nyumve. Akazi nkora katumye menya ibintu byinshi mu madini n'amatora. Yego. Gatuma menya abantu. Urumva? Byagorana cyane yuko napfukama hariya ngo bagiye kunsengera bandabikeho abansukeho amavuta yo kuba umushumba. Cyangwa amavuta urayatinya. Uretse gato na papa atarataha. Nigeze tubiganira. Ndabona abandi bana wenda tuvukana harimo abazagukurikiza bakaba abashumba. Ariko mu bantu utekereza ko wenda bazajya muri ministeri nyine yo gukora umurimo w'Imana binyuze kuba umushumba, nge ntabwo ndimo ku mpamvu zanjye. Nzakorera Imana mu bundi buryo, nzashyigikira abashumba, nzanabavugira, nzita ku murimo w'Imana uko nshoboye muri ministeri y'itangazamakuru Imana yampaye. Ariko ngewe ku mpamvu zanjye ndumva nta nshingano ya gishumba najyamo. Ubwo rero icyo cyo waruvuze ngo nagombye ngo kuba barampa no, ngewe nkubwize n'ukuri ADPR nta rubanza nyifiteho. Yego. ADPR nta rubanza nyifiteho. Yego. Ingoma ya Isaie nta kibazo na kimwe nyifiteho. Ndakubwiza ukuri. Yego. Ntabwo ibyo nakoze nabikoze ngo bazanshimire. Yego.
kandi ikindi ishimwe ntabwo riba force. Umuntu agushimira ku bushake bwe. Wasanga n'ibyo nakoze byo kubavugira mugani wawe bo batanabishima, ahubwo bavuga bati se ureba undi yarendaga yidumbuza mu bintu ngo byo kwigira umuvugizi wacu, reka yirirwa aza kutuvugira ngo batuvuze nabi, ninde wamuhaye akazi, ati ukaba yishanutsa mu biki. Ni urugero ariko ndi kuguha se kuvuga ngo niko bavuga, yego, ariko nta masezerano mfitanye na ADPR avuga ngo Joel turagutumye genda ujye utuvugira, genda ujye ukora ibi n'ibi. Mu gihe wabonye itangazamakuru ryatwatatse, wowe jya utuvuga neza muri uyu murongo umeze gutya, wenda tuzagushima cyangwa wenda tuzabiguhembera. Nta masezerano hagati ya Joel n'ingoma ya Isaiah ameze gutyo. Meme sinshobora no kuba kugeza ubu ngubu ntari ku rwego ruzi cyangwa rusobanukiwe niba baranashimye ibyo nakoze, kuko wenda ntibabimbwiye. Oya, wowe ukora umuhamagaro wawe. Njye nkora umuhamagaro, urumva? Nkora umuhamagaro, urumva? Ibyo bindi rero abantu bo ku ruhande babona ngo byo kunshimira, ngo byo kumfasha ngo mu bibazo, ngo byo kugira uti, ibyo ni commentaire nyine z'abantu. Ariko umurimo w'Imana abantu bawusobanukiwe n'abantu basobanukiye ibyo muhamagaro, ntabwo umuntu akora ngo aziturwe n'abantu, cyangwa niyo bamwitura byaba ari ubushake bwabo, ntabwo byaba ari ku ngufu. Ya nkawe nk'umuntu utinze mu itorero rya ADPR, nk'uko ndi umwana w'itorero, uhereye kuri papa yari umukozi wa ADPR, yari umupasiteri, abavandimwe banjye, mbese nk'umukozi w'Imana muri departement y'itangazamakuru, nk'umusesenguzi. Mfite ikibazo numva ashaka kukubaza, kandi ugerageze kuduha umucyo wacyo kugira ngo n'abadukurikiye bazamenye n'umutima afite kwitonda. Utubwiye yuko wagiye usavinga ingoma zitandukanye uko zagiye zikurikirana muri ADPR. Ndenda kukubaza ikibazo kiragira ngo nkawe umuntu umaze igihe kinini mu itorero rya ADPR, ubona uko ingoma zagiye zikurikirana zose ko wazidusobanuriye, ubona ingoma yakoze ibikorwa bikomeye ku itorero rya ADPR ari iyihe? Ese iyo unenga ni iyihe, niyo ushimira ni iyihe? Kuri izo ngoma zose uko ugiye uzidusobanurira, ko wagiye zose uzisavinga ba Tom Rwagasana, ku ngoma ya ba Samuel wariyo, izi ngoma ni iyihe ngoma ubona yagiye ikora ibikorwa byiza washimira? Ese ni iyihe ngoma urimo kunenga? Abadukurikiranye turaba tubahaye umucyo. Bamwe bibazaga ngo Joel ku ngoma ya Isaiah niho yibanze cyane, bazi ko yenda Joel hari akantu bamuha, itorero hari agashimwe rimuha. Baraza kugira umucyo bamenya ngo Joel nk'umuntu ubaye muri izi ngoma zitandukanye, hari ibyo abona ingoma agenda nenga, iyi yakoze ibi, iyi yakoze ibyiza, iyi yakoze ibibi. Tangirira aho ngaho Joel, uduhe umucyo. Mbega ikibazo gikomeye mwokagira Imana. Iki kibazo kirakomeye, ariko muri rusange icyo umuntu wenda yahera havuga, yego, nuko nta ngoma n'imwe yabuze umumaro ku itorero rya ADPR mu gihe cyayo. Yego, nta n'imwe kandi yabuze iby'inengwa. Yego, abantu munkurikire neza. Yego, kandi rega ni nako bigenda muri administration. Oya, niko bimera. Nta nubwo ari muri ADPR gusa, no mu nzego zitandukanye zisanzwe. Nta mwiza wabuze integerega. Yego, vuara. None icyo mvuga, ingoma yagize umumaro. Haje ingoma ya, reka mbere kwa Samuel. Yego, sibyo? Haje ingoma ya Usabwimana Samuel. Yego, Samuel araza ari umunyabubyutse, nicyo yarazwiho. Bakunze kumwita bwere bw'itorero. Yego, kubera ukuntu nyine wabonaga ashaka gutsimbarara cyane ku muco, kuri discipline na doctrine y'itorero by'itorero rya ADPR. Ka gatambaro gahabwa intebe cyane, bya bindi baziririza nyine abihagazeho kabisa, ku buryo uvuga ati uyararinda ubwere. Ariko jo uyu mubyeyi yarakoze, kandi aribyo ndi kuvuga, kuko njya mukurikirana n'aho ariyo ngiyo i Burayi.
itorero barimo riracyafite bwa burere bwa ADEPR bwariho kera. Doctrine urabona iracyari yayindi, ukabona discipline iracyari yayindi. Bivuze ngo uyu mugabo ikimurimo cyangwa se impano ye n'uyu munsi iracyari murimo cyane. Usabwa Imana yaraje arakora, ndamushima. Yego. Sibyo? Mu gihe cye yarakoze. Mu gihe cye yarakoze. Yego. Yakoze ibyo yagombaga gukora. Kandi arashoboye. Aza kuvaho. Hakurikiye kuvaho byo ni hamwe. Yego. Nta ngoma y'iteka ryose. Sibyo? Nta ngoma y'iteka ryose, abantu barasimburana, ibihe bigaha ibindi. Haza gukurikiraho nyuma ya Usabwa Imana hajyaho ingoma ya Sibomana Jean. Sibomana. Sibyo? Yego. Sibomana Jean na Tom harya bahise baza nibo bajeho. Yego. Ingoma ya Sibomana Jean na Tom Rwagasana, buriya Tom ni umwe mu bantu bavuzwe cyane mu itorero rya ADEPR, banagize ending imbi. Banambarira amapinga aho bambariye amakoti. Baba nyine bajya mu nzu y'imbohe. Bavuga ko kuri iyo ngoma hari n'abapasiteri cyane bimitswe. Uretse gato se wimvugira ibintu. Ariko reka hubwire. Kimwe mu bintu bikomeye ingoma ya Tom izihukirwa. Umuntu wari warahawe isezerano ry'ubupasiteri muri ADEPR. Utarabubonye ku ngoma ya Tom. Yaje gusoza amasezerano mbese y'abakozi b'Imana. Oya, bose se n'abakozi b'Imana kuko harimo nako bose n'abakozi b'Imana. Ariko bose ntibahamagawe n'Imana. Ushatse kuvuga ko arabahamagawe n'ubutunzi bwabo kuko bamwe harabatangaga akantu kugira ngo bimikwe. Abantu munyumve neza. Ubwo ngenda asubiza ikibazo bahamagawe n'ifaranga. Kandi ibyo mvuga ni ibintu nzi bitari nabwiwe. Yego. Nk'umuntu wakoranaga n'umuyobozi hafi. Yego. Kandi nta nabo barimo. Nzi byinshi. Yego. Umunyumve. Yego. Bamwe barabuguraga, abandi nyine bagatukarobanurwa bakimikwa. Ariko Tom umva yasoje amasezerano y'abantu bari barahawe abanyamuhamagaro n'abihamagaye. Yabaye umusoza w'amasezerano we. Cyane pe. Ikindi Tom yakoze ingoma ye. Tom yari umwubatsi wana. Tom burya yarubatse. Iriya Dove Hotel bavuga irwanirwamo cyangwa yaririwe amafaranga cyangwa yazutse. Ariko yarubatswe. Yego. Uko byagenze kose nubwo byabaye ariko yarubatswe. Sibyo se? Yego. Ku bwa Tom hubatswe insengero nyinshi. Yitaye ku bikorwa remezo. Yego. Tom yari umwubatsi. Yarakoze mu gihe cye. Sibyo? Yego. Ingoma ya Tom yaje gusimburwa n'ingoma ya Karuranga Ephraim na Karangwa John. Yego. Iyo ngoma ya Karuranga Ephraim na Karangwa John ni ingoma yitwa ngo ntacyo nishe nta nicyo nkijije. Niko bundi niko bari barayitaziriye. Kandi koko nanjye niko nayivuga. Ni ingoma yaje urumva hagati muri ibyo bibazo bya Usabwa Imana yaragiye bwere bw'itorero, abantu babiri baracyanababaye. Yego. Hazaho Tom Rwagasana nakora ibye, arakora arubaka agira gute, ariko biba amafaranga y'itorero barayirira. Urumva abantu baracyari muri ibyo. Haza ingoma rero ya ntacyo nishe nta nicyo nkijije. Iryo zina niwe wari babatije cyangwa n'abakristo bari batije abantu? Oya, mvuze ngo n'abakristo nabamvuze bose. Ahubwo n'abasesenguzi bazi kubirebera. Yego. Kuko ni ingoma yavuye itimitse umuntu numwe. Ngo reclick ku ngoma ya Bakarangwa se nibimitse ya Karuranga. Ni ingoma yatarigeze yimika umupasiteri numwe. Niba ndi kubeshya muri comment abantu banyomoza baze kutubwira muri comment hano hasi. Ko ku ngoma ya Karuranga nyine na Sibomana. Yego. Ntago yimitse umuntu umupasiteri numwe. Pe ni ingoma nyine yaje irakora kuko babashyizeho ihari. Karangwa yaravuye i Bugande ndakeka icyo gihe. Yego. Irakora cyokoze
ikintu iyo ngoma yakoze kizwi, ba Tom bajya kuvaho bari baratangiye icyo bita ADPR Internationale, batangiye ADPR Uganda, baratangiye ADPR Europe, baraza barabikurikirana birakomeza babishyiramo n'imbaraga, gusa kwa ADPR hano Uganda yari yakomeye irafata. Rero ni ingoma ya ntacyo nishe nta nicyo nyijije, nayo yaje kuvaho. Impamvu ikimenyemenye cyuko impamvu bari barayise ntacyo nishe nta nicyo nyijije ni uburyo yavuyeho. Yavanywe na RGB. Bavuga bati mwe inshingano zabananiye. Urumva uzi ko Karangwa John bigeze bamufunga. Afunguwe asubira mu biro n'ibiki babirwaniramo we n'umushumba na Karuranga ntibumvikana. None RGB bona ko inshingano zo kuyobora itorero byabananiye babakuraho, aribwo Izayi yaje mu nzu bacyuho asimbuye iyo ngoma. Iherezo ryayo rero naryo rigaragaza gutsindagira iryo zina. Ya ntacyo nishe nta nicyo nyijije, kuko niba abantu bagukuye bavuga ngo wananiwe inshingano, urumva wananiwe inshingano ugakurwaho na leta, ahubwo ugakurwaho na leta, ugatuma leta iza kwivanga mu miyoborere y'idini. Akaba ari kuko leta ntabwo yarereka abaturage bayo ngo bandagare cyangwa baburi imiyoborere, kandi hari urwego rwa leta rushinzwe imiyoborere y'amadini n'amatorero. Yaje kuzamo rero ibakuraho. Icyo rero ni ikimenyetso kigaragaza ibyo ndi kuvuga ko ari ingoma ya ntacyo nishe nta nicyo njijije. Tutarajya ku ngoma yarabibonye bakuraho. Tutarajya ku ngoma ya nyuma ya Izayi, izi ngoma zose uko ari 3 tumaze kuvugaho, aba bakozi bagiye bakorera ADPR ko bari abakozi baya ari abashumba bakuru bahagarariye ADPR. Ubu tuvugana bari mu buhe buzima? Baracyari mu nshingano, babaye abakristo basanzwe? Nk'umuntu w'umunyamakuru w'umusesenguzi, aba wabuze ubuzima babaye. Amwe mu makosa akomeye y'itoro y'abayobozi ba ADPR bose, ni uburyo abantu bava ku buyobozi. Kuko iyo bavuyeho bavaho usimbuye undi, aho kugira ngo amuhe icyubahiro nk'umuntu asimbuye amujya ishyamba. None nawe uwusimbuye nawe akujya ishyamba, nyine bagiye guhangana. Nta w'icyubahiro uwundi cyangwa ngana kimuheshe mu bakristo. Wenda simbizi niba mu mpinduka zabaye ingoma ya Izayi yakoze nabyo birimo, ariko ni kimwe mu bintu gishengura imitima y'abakristo. Nta muntu wayoboye ADPR ubyubahirwa nk'umuntu wayiyoboye. Igihe cyose avuye ku ngoma, igihe cyose yavuye ku ngoma, abamusimbuye bakunda kudevelopa faiblesse ye n'ibibi by'akaba ari byo begisipoza mu bakristo no mu banyarwanda nyine muri rusange. Ntibabe batinyuka kwerekana icyiza na kimwe yakoze, ahubwo ukabona baramuminimiza, baramutesha agaciro cyane. Bamwe ntibanemererwe, bakaruranga bavuyeho, umva nta nubwo bemerewe, bavuyeho nabi, ntibanemererwaga no gusenga mu materaniro. Ibaza umuntu kuba arabaye umuvugizi w'itorero nka ADPR, ariko ugusimbuye ntaguhe n'umwanya wo gusengera, ntashobora kuba n'umuvuga ijambo ry'Imana, nta no kuba umuvuga butumwa byibuze. Ibyo rero ni ikintu gikomeye kinababaje. Nigeze nakigana na Izayi umushumba mukuru. Ubaza ariko nta mpungenge ujya ugira uburyo retrone zigenda kuri ADPR ingoma zisimburana, imwe ivaho igishyamba indi giva. Arambwira ati jowe mu bintu byambabaje ni uburyo nabaye umuvugizi wa ADPR nkabura umuntu ujya kunyereka abakristo. Ubundi mu by'ukuri muri logique ukuntu byagombye kugenda, umuvugizi usimbuye yagombye kugufata ukuboko akakujyana mu bakristo, ati mwa bakristo mwari muzi ko ari nge buyobozi. Ubu ibintu byarahindutse, uyu niwe batoye, niwe ugiye kuyobora itorero ry'Imana, aransimbuye, nguyu ndamubazaniye akabamurikira itorero. Ariko ibaze gutorwa uri umushumba kwimurika kubera ibibazo uwusimbuye asorejemo. Rero ni ikintu kikomeye, ariko ntekereza ko mu bintu Izayi yari yampromesinze ngo nabyo bizakorwaho mu mpinduka, nabyo yari yavuze ko bazabikoraho. Uburyo abantu babaye mu buyobozi bwa ADPR badakwiye kubaho nk'abantu nyine ngo iyi ngoma mu by'ukuri uko wagiye uzitondeka, harimo abagiye bagerageza gukora nubwo bagiye babonekaho nk'imigayo, nka bato mu Rwagasana wavuze ko bubatse. Oya bato mu bafite ibyiza byinshi wabashimye. Ibyiza barabikoze byinshi.
noneho tugeze ku ngoma ya ba Karangwa. nayo ntabwo nubwo navuze ngo ntacyo yishe nta n'iki kijije, ariko nabo barayoboye ariko barayoboye kandi bafite ibyiza byabo bakoze mu gihe cyabo. kuvuga ko ntacyo bishe nta n'icyo bakijije, noneho hari ingoma ishobora kubaho cyangwa ishobora kuza ahantu, yego, ntiyitwe ntacyo nishe ntacyo nkijije, ahubwo ikabyica byose. yego. Hanyuma rero ikibazo cyanjye cyakubajije ngo nk'umuntu utinze muri iri torero, nk'umwana w'itorero rya ADEPR, nk'umunyamakuru, nk'umusesenguzi, nk'umuntu uri muri departema y'itangazamakuru, uzi byinshi, ukoranye n'ingoma zitandukanye, ese ni ibiki ugenda unenga izi ngoma uko zagiye zikurikirana? Ese ni izi ushima? Umaze kumbwira ingoma 3 zose, wagerageje kunyereka ibyo uzinenga, nubwo yenda twavuze yuko hari n'ibyo tuzishima zagiye zikora, burya ntawe ukora ibyiza n'ibibi, ariko ibibi byagiye bigerageza kuganza ibyiza bagiye bakora. So turacyari ku yindi ngoma rero iriho ubu ngubu ya ADEPR. Iyi ngoma yo uyibona gute? Ingoma ya Izayi. Okay. Ingoma ya Izayi yo iracyanariho. Yego. Kandi iyo uvuga umuntu ukiriho we, ukiri kuri throne, ukicaye ku ntebe, yego, ushobora kumuvuga ariko ibintu uri kuvuga ugasa nuri no kumugira inama, kuko we abacyafite amahirwe yuko ariyo yahindura. Yego. Iyi ngoma ya Izayi nimwe mu ngoma yaje mu nduru nyinshi. Yego. Mu byumve neza. Havuyeho ntacyo wishe, ntacyo kijije. Havuyeho to uvugiye muri gereza. Kandi ze yaje mu nzibacyuho niho yatangiriye. Havuyeho bwere bw'itorero, uvuye mu gihugu aragiye. Yego. Izayi yaje muri bombori. Mu muriro. Itorero ryahungabanye, ryataye agaciro, abantu bafite ihungabana rikomeye. Byanze bikunze ndabizi ko abantu bamwe tutabyumva kimwe. Ariko ngewe iyo nkora ibiganiro nkunda kugerageza kuvuga ukuri. Ubundi uko n'ukuri kw'ibiriho cyangwa ibyabayeho turimo kuvuga. Ingoma ya Izayi kimwe mu bintu yakoze gikomeye. Yego. No gustabiliza itorero. Yego. Sibyo? Yego. Unakurikiye mu nkuru cyangwa mu bivugo ubu. Yego. Za nduru zabaga muri ADEPR. Induru nyinshi cyane, bombori zituruka muri muveze administration, mu miyoborere mibi. Ndakubwiza ukuri ko ku ngoma ya Izayi ibyo bintu byaragabanutse. Yego. Ingoma ya Izayi ni imwe mu ngoma, ni ingoma yaje ikora impinduka. Yego. Zikomeye muri ADEPR. Yego. Yego. Irazikora, ihindura ibintu, yirukana abantu, irasohora yinjiza abandi. Yego. Ibyo bintu ntabwo byakwishimirwa n'abantu bose. Yego. Gukora abo batse umugati birumvikana. Gusa nanone ikintu njya nemera, njya nyinenga. Yego. Mwizo mpinduka. Yego. Impinduka nge ndazemera. Yego. Kuko zastabilije itorero ry'Imana. Ariko ikintu kijya kimbabaza gikomeye, ni iteshwa agaciro bakoreye abakozi b'Imana, aho abari abashumba batandukanye. Yego barimo abakoze amakosa, ndabyemera. Ariko harimo n'abandi bazima. Ku ngoma ya Izayi habaye icyo bita karatse y'ijambo ry'Imana. Yego. Abakristo baguye umwuma w'ijambo ry'Imana, kubera ko abapasiteri babigisha bakomeye bose bateshejwe agaciro. Nibo Izayi yabanje gutesha agaciro. Nubwo muvuga ngo ingoma ye ndayivugira, ariko icyo kintu ngira igikomere cyacyo. None se ushatse kuvuga ko abakozi b'Imana bariho ubu? Muretse gato y'ikintu mvuga nze gusobanure neza kugira ngo n'abantu banyumve neza. Abantu badukurikiye bakeneye umucyo. Kandi ndi kushyiraho. Yego. Mu mpinduka Izayi n'ingoma baramaze. Bakoze impinduka zari zikenewe mu itorero rya ADEPR. Yego. Bastabilije itorero. Yego. Bashyizeho structure administrative ifatika kandi ikenewe. Bashyizeho uburyo bw'imikorere nyine y'itorero, bubaka inzego. Mu by'ukuri pe, ibyo bintu nta muntu utabishima, kuko ubona nyine byarashyize itorero ku cyerekezo cyangwa ku murongo. Yego. Ariko uburyo hari akantu kajemo. Yego. Muri izo mpinduka. Yego. Zo gukuraho bamwe mu bakozi b'Imana wenda batize kuko hari amabwiriza mashya yaje. Wenda bafite ibindi babaye muri izo ngoma zagiye zikora amakosa, bagakubita batababarira abantu bose. Ntibibatitaye ku buhamya bw'umuntu. Yego.
ari abakoze amakosa n'abatarayakoze n'ibiki byose bagakuburira hamwe, bakoze elimination. gusa nyine wenda ndabyemera iyo umuntu ari gukubura rimwe na rimwe kubura ibishingwa akajyanamo n'ibi by'umumaro nibyo ingoma ya Izayi yakoze. Ari abanyamumaro bagendeyemo benshi. Ndi kukubwira ngo abapasiteri bari bazwiho ijambo rikomeye, bazi kwigisha ijambo ry'Imana, ari abigisha beza cyane, bakundwa n'abakristo kubw'ijambo, yego, baragiye bose kugeza ubwo itorero ryageze igihe mu myaka yatambutse ya mbere y'imiyoborere y'ingoma ya Izayi, wajya mu matorero mu nsengero ukabona yuko hari karanse yuko ijambo ry'Imana risa n'iryabaye ingume, kubera ko abantu baribwirizaga. Tujya twemera ibintu, buri wese agira umuhamagaro we. Joel niba ari umunyamakuru ashobora kuba afite lokanse y'itangazamakuru, ariko wishaka kungira n'umuhanuzi, wishaka kungira n'umuvugabutumwa. Hari umuntu ufite eloquence cyangwa impano yo kuyobora, akaba ari umuyobozi mwiza cyane, ariko kuba ari umuyobozi mwiza cyane akaba ayoboye itorero cyangwa akaba ari muri place y'itorero, ari regional, ari iki n'iki, ntabwo bihita bimugira umwigisha mwiza w'ijambo ry'Imana. Ashobora kuba ashoboye kuyobora ariko atari umwigisha. Undi nawe ashobora kuba ibyo kuyobora atabizi ariko ari umwigisha mwiza cyane w'ijambo ry'Imana. Impano ziratandukanye. Rero mu myaka yatambutse cyo kose byatangiye gukosoka ubu. Wenda uragenda ubona yuko batangiye kugira abo bentegara, bazanamo n'andi maraso mashya y'abantu bafite ijambo rigize. Ariko sinkubeshye, mu myaka yabanje y'ingoma ya Izayi habayeho karanse yuko ijambo ry'Imana ryari ryarabaye ingume. Umuntu akagenda, nigeze njya gusengera ahantu, umuntu aratwigisha nyine, kandi yari regional icyo gihe. Umuntu aratwigisha, yego, ariko mu kutwigisha kwe twese nkajya mbona abantu bari kwibaza, se uyu nguyu koko iyi ni inyigisho? Yari umuyobozi, ntabwo yari umwigisha muri make. Yari umuyobozi, yari regional, yego, aho kwigisha ajya mu bintu nyine ukabona nta nsheno logique y'ijambo ry'Imana, yego, kandi akaba ari umuyobozi mwiza, kuyobora administrative, ibyo ni ibisanzwe. Rero ikibazo ingoma ya Izayi yagize nuko yemeye ko ibintu byose bishoboye mu maza ya mbere. Yego, yemeye ko ibintu byose bishoboye, igaragaza urwego rwo hejuru rw'imiyoborere myiza. Urumva? Yego. Ariko yari ikennye abigisha, yego, ijambo ry'Imana, kuko yari yarabakubise, yarabavanyemo. Jowe, icyo kirazwi. Tukiri kuri yego, Riziki ni umwe mu bahanuzi twemera mu Rwanda. Wenda umuntu agira abamwemera n'abatamwemera, ariko njye uriya mumama ndamwemera. Mwise umumama kandi ni umukobwa. Okay. Noneho abantu bamwe baramwikoreye ngo yavuze yuko ubuhanuzi bwe bwerekeza mu gusenya abashumba b'abagore. Wakomerezaho. Riziki rwose abantu bamwikorera. Ntabwo Riziki ari wenyine wahanuye ibyo. Yego. Kuko na kera twajyaga tujya gusenga abakecuru bamwe bati ADPR hari igihe tuzabona impinduka, tukabona ari ibintu bije by'ibizira. Yego. Ati birimo kwimika abagore. Yego. Bikavugwa gutyo. Gusa njye mu myumvire yanjye cyangwa ubusesenguzi bwanjye, muri experience mfite, maze kubona ko abantu benshi bitwa abahanuzi, hari ababaye abo bita abaheza nguni b'amadini, urumva, bafata ibitekerezo n'imyumvire yabo kugira babitsindagire mu bantu, bakabyita ubuhanuzi. Kandi ari doctrine na discipline baryamyeho, ariko bakavuga ati nibigenda gutya, ati muzamenye ko bimeze gutya. Yego. Kuko ikintu nemera na discipline se, doctrine na discipline by'itoro rya ADPR, ntabwo ari abantu bicaye babishyiraho cyane, byashyizweho n'abantu, si abantu, ntabwo ari Imana. Uko rero byashyizweho n'abantu, niko n'abandi bantu bashobora kwicara, yego, bakabihindura. Yego. Ni imyumvire yanjye, abantu munyumve neza. Yego. Kuko hari abantu mu madini n'amatorero bameze nk'abafarisayo, bavugaga ko bakishijwe ariko imitima ikabakoreye ibyo bavuga. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nimuhore mukenyeye mu mitima.
amatabaza yanyu. Mugabo yabinyujije mu ndirimbo ahereye ku uwo murongo ivuga ngo nimuhore mukenyeye mu mitima amatabaza yanyu ahore yaka aho gutanyura imyenda yanyu ahubwo mutanyura imitima. Imyambaro yacu ntibi bitenge cyangwa imishanana, imyambaro yanyu ibimirimo imwe yo kwera no gukiranuka. Yego, amen. Urumva? Yego. Imyambaro yacu ntikwiye kuba amajipo maremare, ntikwiye kuba udutambaro, ibyo ntibihagije. Ahubwo imyambaro yacu ni imirimo yo kwera no gukiranuka. Tuvuge se ko ingoma ya Izaye yaje kurwanyisha ibyo byo gutanyura ibitenge n'imishanana, abantu bakaba barimo kugerageza gukora ibyo gukiranuka. Nimwerekanisha agakiza kanyu iby'imirimo, naho indirimbo n'ibitabo amasengesho n'imisaraba ntitwabirusha abafarisayo bo mu miryango y'abatubanjirije. Burya nabo baje tugahiga, twebwe twasanga turi inyuma. Imyambaro yacu ntibi bitenge cyangwa imishanana, imyambaro yacu ni imirimo imwe yo kwera no gukiranuka. Ariko ziko mugabo yari umuhanuzi cyane. Uzi ikintu bivuze? Dukwiye kwerekanisha agakiza kacu imirimo. Yego. Kuko abo barokore bameze utyo uvuga, bambara amajipo maremare. Yego. Yego? Yego. Bambara ubutambaro reka sinakubwira. Niba mfite nje ubu Joel ubona, niba mfite ibikomere 90%, 80% nakomerekejwe n'abitwa abo barokore. Buretse gato wanze unyumva ikintu uri kuvuga. Nje Joel nariye uburozi, narozwe n'abitwa barokore, ndi mu murimo w'Imana. Urumva? Njewe Joel nahuye n'ibibazo byinshi. Hari ikibazo wambajije ntasubije, ndi kototera. Ibibazo byinshi nagize nabishyizwemo n'abo ngabo witwa ngo n'abarokore. Nta atansi y'abantu banyumve neza, ntabwo barokore bose ari abafarisayo, ariko ntabwo kwimika abagore ntaho bihuriye n'agakiza. Ikindi nta n'uwo bizarimbura. Njye nabwiye umuntu nabonaga yashyushye, ikizira kinji yahera, turapfuye turashize. Ndavuga ati reka ubwize ukuri, ni ukuri kw'iyo mu ijuru nukizwa ukubahiriza amategeko y'Imana ugakiranuka. Kuba pasiteri w'umugore akubwirije cyangwa kuyoboye, ntabwo Imana ishobora kubikuzizaga ikurimbure. Ariko se ubundi urumva abagore kwimikwa byabaye kizira? Bibiri ivuga yuko umugore ari we kizira. Nyina nibyo nkubwira ibyo. Ntabwo kuba umugore ayoboye abantu muri ADPR bizabarimbura, sibyo? Nta muntu uzarimbuzwa nuko yayobowe n'umupasiteri w'umugore. Ibyo byuko ari ikizira cyangwa atari ikizira, byo ntabwo ari njyewe uzirura ibintu cyangwa ubigira ibizira. Ibyo bifite amaprincipe theologique umuntu ashobora kujyaho wenda mu buryo butandukanye. Ntabwo ari byo nshaka kugaruka muri iki kiganiro. Ariko niba ari n'ibizira, nta muntu uzarimbuka usengera muri ADPR ngo nuko yayobowe n'umupasiteri w'umugore. Niyubahiriza ibindi agakizwa neza, azajya mu ijuru cyane. Ibyo rero niyo mpamvu njye ntabitindaho. Yaba ibyo Riziki Chantal yavuze, yaba ibyavuzwe n'abo bahanuzi bandi, yewe hari n'izindi mpinduka zigenda ziza. Wowe buri wese ku ruhande rwe niyirebeho. Twerekaniisha agakiza kacu imirimo, indirimbo n'ibitabo n'amasengesho n'imisaraba n'amajipo maremare n'ibitenge birebire n'imishanana n'ibitambaro. Ntitwabirusha abafarisayo bo mu miryango y'abatubanjirije. Baje tugahiga twakwisanga inyuma. Ahubwo twerekaniishe agakiza kacu imirimo. Iki rero kiratwereka yuko nk'uko wabivuze, representa wa ADPR uriho ubu ngubu umuvugizi Bwana Izayi. Iki kiratwereka yuko we yazanye impinduramatwara, nubwo bamwe babigiye babinenga bakabibona ukundi, bamwe bakabyihitirira ubuhanuzi, abandi bakabivuga babigaya,
ariko tugiye mu kuri kuriho nk'uko bisobanuye, ntabwo umuntu uzarimbuka w'umukristo azarimburwa n'uko yayobowe n'umugore, ntabwo azarimburwa n'uko umuyobozi we wamubwirije ariko ubundi muri ADPR twari dusanzwe tugira abavugabutumwa b'abagore, bakaba n'abarimu ahubwo, bakaba n'abarimu b'amatorero. None se kwitwa pasiteri nicyo cyahindutse, ariko ibyo bakora biracyari bya bindi, ivugabutumwa bakora riracyari bya bindi, ubuhanuzi hanura buracyari bwa bundi, inyigisho yigishaga ziracyari za zindi. Rero ntabwo rwose pe abantu ntibahumure, ntabwo ibyo byarimbura abantu cyane, ntabwo ibyo byarimbura abantu. Urumva rero twavuga ku ngoma ya Izayi nako kari kajemo. Yego, ingoma ya Izayi yakoze impinduka nyinshi. Yego, uko byagenda kose kugeza ubu ibyiza byayo nibyo byinshi kurusha iby'inengo. Yego, kuko niwe muntu cyangwa niyo ngoma ya stabilije itoro rya ADPR. Icyo cyo rwose nkubwiza ukuri, hari ibintu byinshi ubwo najyamo nkarondora bitandukanye, ariko rwose ingoma ya Izayi ibyiza byayo ni byinshi kuruta ibyo yabinengwa. Kuri njyewe niko mbibona, ku busesenguzi bwanjye cyangwa uko mbibona njyewe nkanjye ubwanjye, mu by'ukuri niko mbitekereza. Okay, Joel, hari ikibazo nakubajije wasimbutse kigira giti, Joel, ko abantu bari bakumenyere mu itangazamakuru mu Rwanda, wari umaze igihe kinini cyane Joel uzwi, uri umusitari ku Iyobokamana TV ndetse no mu gihugu hose no hanze y'igihugu abantu barakuzi Joel, ariko umaze igihe waravuye mu Rwanda uzi Bugande. Icyo kibazo ntabwo wigeze ugisubiza. Nk'umukozi w'Imana wabaye mu itangazamakuru, wakoranye n'itorero rya ADPR, usibye na ADPR, Joel, nagiye nkurikirana ibiganiro byawe, wagiye ukorana n'abakozi b'Imana bakomeye, harimo ba Apotre Mignoni, ba Apotre Gitwaza, abitwa ba Rugagi, abitwa ba Bosco, abakozi Harerimana Bosco, abakozi b'Imana bakomeye, abitwa ba Ernest mu gihugu cy'u Rwanda. Wagiye ukorana nabo, ntabwo wakoranye na ADPR gusa, ahubwo wagiye ukora impuzamatorero nk'Iyobokamana TV, ikinyamakuru cyawe. So ese ibi bintu byaba byaratumye uva mu Rwanda ukazi Bugande, hari ahantu bihuriye n'itorero cyangwa se n'umurimo w'itangazamakuru wakoraga, bikaba ari byo byatumye uba uvuye mu Rwanda ukaza muri Uganda? Hari abantu benshi cyane bagiye batanga komanteri ku binyamakuru bitandukanye bavuga bati Joel ashobora kuba yaragize ibibazo mu Rwanda, ibibazo by'amafaranga, yaba se yaragize ibibazo by'ubuzima, ariko nk'umuntu wakoreye itorero rya ADPR nk'uko twabitangiye tubisesengura. Ntabwo nakoreye itorero rya ADPR, nakoreye Imana. Nk'umuntu wakoreye Imana mu Iyobokamana, uri bubashe gutanga umucyo wacyo neza nk'uko byagiye bigaragara mu matangazamakuru yandi atandukanye. Bamwe bakavuga bati Joel ashobora kuba yaragize ibibazo by'amafaranga, Joel ubuzima bwaramugoye mu Rwanda. Abandi bati se Joel ko yakoreye Imana mu Iyobokamana TV imyaka myinshi, agakorana n'inzego za ADPR mu bice bitandukanye, Joel agakorana n'abaregionali n'abarepresenta benshi, Joel yakoranye n'amakorali akomeye, akorana n'abavugabutumwa bakomeye, Joel yagiye akorana n'abapasiteri mu nzego zitandukanye, Joel yagiye akorana n'abapasiteri batari n'aba ADPR, nka ba Apotre Mignoni, ba Apotre Gitwaza, abitwa ba Harerimana Bosco, abitwa ba Apotre Masasu, abitwa ba Ernest Prophet, abitwa ba Rugagi. Ni abantu bakomeye bagize impact ikomeye cyane mu Iyobokamana mu gihugu cy'u Rwanda. Abo bantu bose Joel wakoranye nabo, ese ibibazo waba waragize byatumye uva mu Rwanda hari ahantu bihuriye no kuba birimo Iyobokamana nk'umurimo usanzwe ukora, byaba byerekeranye n'umuhamagaro wawe, cyane ko uwo muhamagaro ugenda mu nzego zitandukanye, mu bahanuzi, mu bavugabutumwa, mu bashumba,
umuhamagaro wawe aho hantu hose wagiye ugaragara ukorana nabo. Ese niho ikibazo cyaba cyaraturutse? Abantu bakeneye umucyo, kubera ko muri komantere z'ibindi binyamakuru byerekana yuko bamwe bavuga bati yagiranye ibibazo n'abashumba, yagiranye ibibazo n'abahanuzi, hari abahanuzi yagiye atangaho inkuru, abahanuzi bagenda bamumerera nabi. Turashaka umucyo tumenye, Joel, ikintu cyakuvanye mu gihugu cyawe ukaza muri Uganda, ese byaba bifite ahantu bihuriye n'itangazamakuru nk'umuhamagaro ukora? Aha. Ni ikibazo gikomeye, ariko ntabura gusubiza, kuko impamvu yo kugisubiza nuko mbona abantu bakinsubiriza kandi bakakivuga uko bashaka. Icyo nabanza gusubiza nuko ikibazo nagize kitafite ahantu gihuriye n'iyobokamana cyangwa nabo bakozi b'Imana wavuze. Ubu nagize ikibazo cy'abagabo, nyine nk'uko n'abandi bantu bagira ibibazo. None ikibazo nagize nta nubwo ari ikibazo giteye impuhwe cyane ku buryo cyashitura abantu gufasha. Burya hari ibintu ushobora guhura nabyo, warwaye, wapfushije, byagenze gutya, bikaba ari ibintu bikora ku marangamutima y'abantu. Ariko hari n'ibintu ushobora guhura nabyo bikaba ko ari ikibazo kinaremereye kuri wowe, ariko ku bandi bantu bo ku ruhande nabo wenda bafite ibindi. Urugero, niba ari ikibazo cy'idene, abantu barimo amadene ni benshi, n'ibihugu barabyishyuza, bishobora kugutera ibibazo byinshi wowe personal, ariko bikaba ari ibibazo biri buze gushitura abantu wenda ngo uvuge ngo bagize icyo babikoraho. Ubundi nagize ikibazo nigeze mbikomozaho gatoya rimwe, ariko wenda ubu nibwo mbivuze. Nagize ikibazo gikomeye, nishingira umuntu amafaranga menshi. Kumwishingira nabyo abantu baravuga, se wajyaga kwishingira umuntu, wizera umwana w'umuntu avumwe, ubundi wari wabaye iki, wari wasaze? Hari ukuntu ushobora kwishingira urugero, nk'ubu nishingiye umuntu agafata wenda, niba atanze ingwate y'inzu, wenda ni urugero, ni umuntu ushaka amafaranga, arakubwira ati nyishingira ahantu, oya akwatsa amafaranga wenda menshi, we ntuyafite, ariko afite umuntu uzi uyafite, kavuga ati ariko hari umuntu ushaka miliyoni 20, wenda ni urugero, ati kandi afite ingwate. Umuntu akakubwira ati njyewe umuntu ntawe nzita, ahubwo wowe reka bari wowe nyaha, ubwo afite ingwate anayiguhe, noneho wowe aba ari wowe nzishyuza. Ukurikirane neza kugira unyumve. Agafata iyo ngwate aguhaye, akaba yanayitanze wenda muri banke, arimo kredi ya banke, ariko akagerageza gufarisifiya ibyangombwa cyangwa no gukora andi manyanga, ku buryo yiyeturuva yageze ku ntego yo kugira ute, yo kubona amafaranga, yarangiza akigendera akabura. Yamara kubura, ukagerageza mu bushobozi bwawe kwishyura uko ushoboye n'ibiki, birumvikana no kubisobanuraho bisobanurwa, bikaza kurangira bibaye ngombwa yuko ayo mafaranga ugomba kuyishyura wowe nyine, kandi bikaba bifite logique mu kuyishyura, muri process yo kuyishyura. Abo bamwe mu bakozi b'Imana wagiye uvuga twakoranye, ntabwo najya kubaveba ngo ntibamfashije, barahari bagize icyo bakora, babimenye, like Apostle Mignone, ndamushima cyane, afite ikintu yakoze amaze kumenya ikibazo nagize. Nubwo hari abantu babivuga ukundi, ugasaba barashashariza, barabivuga nyine nk'aho hari ibintu biraho, ariko ubu ndi umwana wo kuvuga ibintu bidafite fact. Na Apotre Gitwaza nawe yaramfashije nkubwiza ukuri, ariko ntabwo bari mu nshingano zo kurangiza icyo kibazo cyanjye, kuko cyari kiremereye cyangwa kiraremereye. Biza kuba ngombwa wenda ko nshaka uburyo ndangiza ikibazo, ariko irangiza ryacyo rinsiga mu bibazo, sibyo? Hari igihe ushobora kuba urimo umuntu ideni ry'amafaranga menshi, no rugero, noneho ukavuga uti
uyu muntu ubwa amereye nabi, aho kugira ngo tugirane ibibazo bikomeye wenda bishobora no kuntera n'ibibazo bindi ntiriwe mvuga byinshi, reka nshaka abantu naka amafaranga mu buryo butandukanye uyu ngikemure, noneho bano boko bena nabatse make make nzajye ngenda mbishyura buhoro buhoro, nubwo wenda uyabaka utababwiye ko ufite icyo gitekerezo cyo kuzajya ugenda ubishyura buhoro buhoro, ariko ukigira inama wenda imeze gutyo, family ikabimenya aho ibimenyeye, ikagerageza kugira icyo ibikoraho ntibirangire, bamwe cyangwa umwe wahaye sheke igatezwa bikajya wenda mu bunzi n'urugero bikananirana yuko yemera igihe umuha cyo ku buryo bwo ushobora kwishyura kubera wenda atari umuntu umwe, ukabona ko aho kugira bagufunge wavuga ati reka ngende nkorera amafaranga cyangwa Imana izancira inzira mu buryo butandukanye nzishyure. Akurikiranwaho iki? Ari hese none se jyewe ikibazo uyu muntu wishingiye, urumva kwishingira umuntu aba ari inshuti yawe, ukamugirira neza, ukamufasha, ukamwishingira, amafaranga bakayamuguriza. Ese amafaranga ananiwe kuyishyura, yaracitse arabura, bakurikirana we wamwishingiye, uwo muntu we ntago akwiye gukurikiranwa kuko urumva yahise akwinjiza mu buzima, ni ya nzira y'ishyamba twahoze tuvuga yo kukwandagaza no gutuma usa n'uvuye mu nshingano, uti inshingano ibinyamakuru bikwanditseho, abantu bagufashe nabi, kandi nkurikije uko mbyumvise kandi abantu badukurikiranye bose barabizi, Joel uri inyangamugayo, nta bundi buntu bakuziho bwo kuba wenda bw'amanyanga n'ubucakura n'iki, ariko ako kantu kuba karakubayeho wari ukwiye gufashwa, abantu bari bakwiye guhagararana nawe kubera yuko buriya abantu ibyiza 99 bishobora kugwamo akantu kamwe, buriya agatotsi gato kagwa mu mata, amata gasa nk'ataye agaciro. Joel ibikorwa ukoze mu itangazamakuru, mu iyobokamana na komanteri, buriya abantu bakunda karabaye, komanteri ziba zivuga ibindi, ariko umucyo w'ibyo urimo kuduha ahubwo utandukanye n'ibiganiro byagiye bicicikana mu yandi matangazamakuru. None ikibazo kirabaza ngo ese uyu muntu wari wishingiye we yaburiye he? Yaburiye irengero? nigeze mvuga ati umwishingiye akaba we yatsa amafaranga, wenda sinajye gusa yambuye, si twe gusa yaba yarabikoze, wakakusanya amafaranga afite gahunda yo kwigendera, akigendera, yamara kugenda we n'ingwate yari yarabahaye banke yo ikayiteza cyamunara, yayiteza cyamunara, umukira ati mpa amafaranga yanjye, sibyo? Ibyo ahari nta kibazo wagira kuko wamukurikirana nawe, ariko adahari nyine bafata uwo baruzi, umwishingizi we. Ibyo ni ibintu rero kuza gutanga amadetaye yabyo nyine cyane 100% nkaho ndi mu rukiko, n'ubundi ntacyo biri bufashe, kuko n'ubundi umuntu ureba iki kiganiro akaba afite umutima wo gufasha, kuko n'ubundi hari abantu basanzwe bafasha abandi atari nuko bagize ibibazo, n'ubundi cyatuma umuntu atagufasha ku bushake bwe. Unyumve neza icyo ndi kuvuga. Rero kwirwa njya mu tudetaye twinshi, uko byagenda kose ikintu cyamfashe kikamagurutse Kigali nkaza Kampala, kandi muri situation itari nziza, ntabwo ari ikintu cyoroshye, tuvugisha ukuri. Uwashaka kumenya detaye zabyo n'iki n'ibimenyetso n'ibiki, ubwo ni waba wabishatse, ariko ubwo yaba rugira icyo abikoraho. None se ubundi kwirirwa nza kubidetaya hano nza ibyo ntabwo ari cyo kibazo, n'ubundi birakurura izindi comment zitandukanye, birakurura ibindi bitari ngombwa. Icyangombwa nuko icyo warumbajije
nuko impamvu nanabivuzeho nuko nabonye n'ubundi bitangazamakuru byarabigiye bibivuga bikanabivuga rimwe na rimwe bitandukanye n'ukuri, wenda bakavuga ibintu bijya gusa n'ukuri kwabyo ariko ntibabivugisha ukuri, sibyo? Hari nabo numvisha bampimbira abantu ngo abo nishinge ni barunaka ngo ibiki n'ibiki, hose babikuye ibyo babikuye nabibwiye niko ibyo ni ibintu bitari detaye byo kuza kuvuga. Icyo nzi cyo wowe ukurikiye iki kiganiro ari umuntu wese kumbwira wari uri kumpamagara mbona yatatse famiye ngo kubera iki ngo famiye yawe ngo nta kintu yabikozeho. Uvuga se ko famiye yanjye nta kintu yabikozeho gute? Wowe ubana na famiye yanjye, wowe ubana n'abavandimwe, ese uburemere byari bifite urabuzi? Uvuga ko famiye, ahubwo se umuntu yahura n'ikibazo nk'icyo ngicyo famiye nimube hafi ugira ngo ntibyateza ibindi bibazo byinshi? Kuba bagize icyo babikoraho bikanga kurangira nuko byari biremereye. Nabo bashumba tuvuga, ariko sinjya kubekera bamwe abantu. Umugani wawe nafashije abantu benshi pe, Gitwaza, Minyone, Bishop Rugagi, Bishop Bosco, ariko Bosco amaze iminsi ari mu bibazo bitandukanye by'akagambane yakorewe n'abantu, baramugambanira, bamushinja, bamushyira, batuma ajya no muri gereza, haviriye maraburana, byose byabaye. Ndi kurwana n'ibyo bintu sinabona umwanya wo kugira icyo mbivugaho, ariko niba hari umuntu uzi ibintu byinshi kuri ya dosiye ni njye, kandi ndashaka kuzayiki kanangezeho kubera ko nari umunyamakuru ukorana cyane na Bishop Harerimana Jean Bosco. Hari bamwe mu bantu baje baza bakaba bati turashaka ko dukora iki, utuvugira ibi gutya na gutya. Ibyo ni ibintu bifite fact mfite, nzwenda nzabigarukaho ari cyo kiganiro cyonyine kandi vuba, ngira icyo mbishyiraho umucyo inzi nanasubiramo umukozi w'Imana arenganurwe, kuko sinkubeshya n'ukuri pe bantu b'Imana. Bishop niba hari umuntu ujya undiza amarira menshi ni kese ya Bishop Harerimana Jean Bosco. Yararenganye, aragambanirwa, ibintu birashushanywa, ibintu bijyamwa abantu, ibintu bikorerwa amanama yo rero mu by'ukuri ndashimira nyine abantu bumvisha ikibazo nagize bakagira ikintu bagikoraho mu buryo butandukanye. Umuntu ashobora kutavuga ngo wenda guha ibya mirenge kugira ngo ikibazo kirangire, wishyura ideni rirangire, ariko akavuga ati Joel wakoreye Imana mu buryo butandukanye, ntari i Kigali, ari Uganda, kugira ngo akomeze wenda akore n'ibiganiro kugira abone nyine uburyo ashaka amafaranga azasohoke mu kibazo, akaba yanshyigikira mu buryo butandukanye. Ibyo nabyo ni inkunga. Rero ndashimira abantu bose, kandi nta nubwo ngaya abo nafashije ntibagire icyo bakora, kuko ntabwo nabafashije mbaguriza cyangwa ngo ndi kuvuga ngo ndi kubabika bidene ryo kuzakemura ibibazo byanjye. Ni uburenganzira bwabo, ni faveri yabo, ndetse nanashima n'umuntu ushobora kumva iki kiganiro ku mpamvu z'umutima we akagira icyo yakora mu bufasha butandukanye bw'uburyo bwose ashobora kuduhereza. Rero ndatinze, reka nsoreze n'aha ngaha. Tuzagaruka mu biganiro bitandukanye. Twavuze ku itoro rya ADEPR bifite ibiganiro byinshi, hari abantu bamaze ibisi bansaba gukora kuri shite y'itoro rya ADEPR hano muri Uganda, bavuga impamvu uretse ko bagisenga, niyo makuru mfite, iyo ni inkuru ngomba gukora. Hari indi nkuru ndimo ndakora ya documentaire y'amateka ya Kampala Prayer Mountain, nayo ni inkuru ndimo ngenda nkoraho mu minsi mike ndayihereza abantu su forum ya documentaire. Hari indi nkuru ADEPR ifite ama episode menshi, izo nkuru zose za kuri kese ya Bishop Harerimana Jean Bosco nzazigarukaho. Nyine nagarutse mu biganiro mu nyitege, kandi
ndabizi neza ko nzajya mvuga ibintu bitomoye ariko binakomeye mu buryo butandukanye. Hari byinshi mba ngenda mbona kuri social media bya gospel, mbona nanjye natangaho ibitekerezo nk'uko muzi yuko ndi umusesenguzi mu buryo butandukanye. Reka rero mbashimire cyane, Imana ibahe umugisha. Ikiganiro nk'iki nakagaruka ku Iyobokamana TV. Bye bye.